Nyagasani uri ntabera ugaca imanza ku buryo butunganye, ugenzereza umugaragu wawe ukurikije impuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Bavandimwe, dukomeje gushimira Imana kuri uyu munsi dufite ubutumire bwo kugira ngo tuze hano duhure n'Imana kugira ngo itwigishe kandi yongere itwereke ugushaka kwayo. Turaza kumva uno munsi Yezu Mukiza, Yezu Kiza. N'umwami waje utuzaniye umukiro, si ugukira gusa ku mutima no gukira ku mubiri, nabyo yarabidukoreye kandi akomeje kubidukorera. Kuri iki cyumweru rero no kuyishimira no gushimira iyo Mana buri munsi twigisha kandi ikatwereka inzira tugomba gukurikiza kugira ngo wa mukiro tuwuhabwe ku mutima ndetse no ku mubiri. Ariko kuko twaje rimwe na rimwe hari aho tutagororokeye Imana, niyo mpamvu dusaba kubanza kwigorora natwe ubwacu n'abavandimwe bacu, mbese twigorore n'iyo Mana. Bavandimwe, ni mucyo twanye ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisitiya dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, kuko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo niyemeje gutungana, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mugirite abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze zatugeze mu bugingo bw'iteka. Nagasani
Imana nisingizwe mu ijuru. wowe
muri kino gitambo cy'ukarisitiya turifatanya na Clementine Mukamugenzi usabira Scholastique Mukarugaba witabye Imana. Turifatanya n'umuryango wa Jabo Paul usabira Chantal Kamanzi Ngwino Ndebe nawe witabye Imana. Marie Yosefa nawe arasabira Mariko Sindayigaya na roho zo muri Purgatori. Kuri uyu munsi kandi muri kino gitambo cy'ukarisitiya turifatanya n'imiryango ishimira Imana. Hari umuryango w'abakristo ushimira Imana ko yabimuye baranayisaba gukomeza kubaba hafi. Hari umuryango kandi w'abakristo ushimira Imana ko abana babo batsinze neza banabaragiza Imana mu masomo bagiye gutangira. Twifatanye n'uwo mukristo ushimira Imana ko yamukijije uburwayi bukomeye yari afite. Twese dufite icyo turi busaba Imana nyuma yo kuyishimira, muze dushyire hamwe amasengesho yacu kugira ngo agere ku Mana kandi yashime. Dusabe Nyagasani Imana yacu, wowe dukesha ubucungurwe kandi ukatugira abana bawe, gira impuhwe utega amatwi abukunda byimazeyo, kugira ngo abemera Kristo bagire ubwisanzure nyakuri hamwe n'umurage uzabaho iteka, kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana mu mwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nimubwire abakutse umutima muti nimukomere mwoye gutinya, dore Imana yanyu ije guhora abanzi banyu, nicyo gihembo cyanyu, iraje ubwayo kubakiza. Nuko impumyi zizabone n'ibipfamatwi bizumve, abacumbagira bazasimbuke nk'impara, n'iminwa y'ibiragi itera urwamo rw'ibyishimo. Ubutayu buzavubukamo amasoko, n'imigezi itemba ahantu h'amayaga. Ubutaka butwika buzahinduka nk'ikiyaga, akarere kishwe n'inyota kavubukemo amasoko y'amazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zagusingiza Nyagasani, ubuzima bwanjye bwose, ubuzima bwanjye bwose. Uhoraho arenganura abapfa akarengane, abashonje akabaha umugati. Uhoraho abohora imfungwa, Uhoraho ahumura amaso y'impumyi. Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye.
uhoraho agakunda b'intungane. Uhoraho arengera abavamahanga, agashyigikira imfubyi n'umupfakazi. Uhoraho inyiringoma mu buziraherezo. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Yakobo intumwa. Bavandimwe, ntimukitiranye kwikundira abantu bamwe n'ukwemera mufite muri Nyagasani Yezu Kristu wisesuye ikuzo. Koko rero niba mu ikoraniro ryanyu hinjiye umuntu ufite impeta za zahabu wambaye neza cyane, hakinjira n'umukene wambaye imyenda y'ubushwanyi, maze mukarangamira umuntu wambaye imyambaro myiza, mukamubwira muti wowe ngwino wicare muri uyu mwanya w'icyubahiro, naho umukene mukamubwira muti wowe hagarara hariya, cyangwa se wicare munsi y'akabaho nkandagizeho ibirenge byanjye. Ubwo se ntimuba mwivanguye ubwanyu? Ntimuba se mubaye abacamanza b'ibitekerezo bifutamye? Nimwumve bavandimwe nkunda, mbese nyine Imana siyo yahisemo abakene muri iyi si kugira ngo babe abakungahazwe mu kwemera n'abagenerwamurage b'ingoma Imana yasezeranyije abayikunda? Iryo ni ijambo ry'Imana.
nyagasani yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ava mu gihugu cya Tiri yambukiranya igihugu cya Sidoni, agaruka ku nyanja ya Galileya yerekeje kuri Dekapoli. Nuko bamuzanira igipfamatwi kidedemanga, baramwinginga ngo amuramburireho ibiganza. Amuvana muri rubanda amujyana ahitaruye, ashyira intoke ze mu matwi ye, nuko akira amacandwe ayamukoza ku rurimi. Hanyuma yubura amaso ayerekeje ku ijuru, asuhuza umutima ati efata, bivuga bikavuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi ye arazibuka n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Maze Yezu abihanangiriza kutagira uwo babibwira, nyamara uko abihanangiriza akaba ariko barushaho kubyamamaza. Bagatangara cyane bakavuga bati byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, kuri kino cyumweru cya 23 icyatuzanye ni gahunda twari dufitanye n'Imana, gahunda yo kuza kuyishimira, gahunda yo kuza kuyibwira ko tuyikunda kuko nayo yadukunze mbere, gahunda yo kuza kuyisingiza kandi nayo ubwayo ikatwigisha, ikaduha ifunguro ritunga roho zacu zimaze gutungwa n'iryo jambo, yewe n'imibiri yacu nayo igira amahirwe, kuko iyo dufite roho nzima buriya n'ibitunga umubiri nabyo tubona uko tubishaka dutuje kandi tukabibona koko. Isomo rya mbere n'ivanjiri bifite insanganyamatsiko yenda kuba imwe. Ni imwe kubera iki? Ni imwe kubera batubwira umukiro. Batubwira ku mukiro, nubwo uwo mukiro bawutubwira mu masezerano anyuranye. Mu isomo rya mbere ni mu isezerano rya kera, mu ivanjiri ho ni umukiro batubwira wazanywe na Nyagasani Yezu Kristu, ari hano ku butaka tureba natwe turi muri Isiraheli, ariko mu icyo gihe ni mu isezerano rishya. Ariko hose ubirebye neza ni insanganyamatsiko itubwira umukiro. Mu isomo rya mbere batubwira umukiro wari utegerejwe. Mu by'ukuri uyu muhanuzi Izayi ni wa muhanuzi uhanura Nyagasani Yezu Kristu. Ahanura Nyagasani Yezu Kristu uzaza gufasha abari batuye isi, abari batuye mu isi y'umwijima, ko bazongera kubona urumuri rw'agatangaza, urumuri rwongera kubereka ya mahirwe ababyeyi bacu ba mbere bitesheje. Adamu na Eva bamaze gucumura, birukanywe muri paradizo baragenda. Noneho uyu muhanuzi iyo ahanura aravuga ko hari uzaza kugira ngo yongere asubize ibintu mu buryo, ibintu byongere bigende nk'uko Nyagasani Imana mu irema rya muntu wa mbere yari agamije gufasha uwo muntu kugira ngo agire umurongo, wa murongo usobanutse.
umuhanuzi Izayi rero iyo avuga gutya nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere ko hazaza umuntu ukiza abantu bari mu mwijima, bari mu bibazo binyuranye nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere. Abari guhanura nde? Abari guhanura uwe Yezu Kristo, ariwe Kristo, ariwe twumvise mu isomo ry'ivanjiri. Niyo mpamvu uvuga ngo isanganyamatsiko ni imwe, ni umukiro, ariko ukavugwa mu masezerano abiri anyuranye ariko yuzuzanya. Isezerano rya kera ryuzuzwa n'irishya, by'umwihariko ibyo Kristo yakoze ari hano ku isi, ari hano natwe dutuye, kuko niwo murimo, nibwo butumwa yari yaratumwe kugira ngo asubize abatuye isi icyizere rya sezerano twari twaragenewe ku babyeyi bacu ba mbere y'uko birukanwa muri paradizo. Uyu muhanuzi rero Izayi ibyo avuga atugaragariza umukiro wa wundi, atari umukiro ku mutima gusa, atari umukiro wa roho gusa, ahubwo n'umukiro w'imibiri yacu, umukiro w'imibiri yacu. Yezu Kristo yari amaze kuza, icyari kimuzanye kwari ukudukiza mbere na mbere kuri roho zacu, akatubohora ibyari bituboshye. Sekibi yari yemerewe kwakirwa na ba babyeyi bacu ba mbere, noneho akadukiza izo roho mbi zari zarafasha abo bantu ba mbere b'icyo gihe, kugira ngo yongere ababohore babe ba bandi bafite icyerekezo Imana yari yarabateganyirije mbere na mbere. Yezu Kristo yari amaze kuza, ibyo yarabikoze. Twumva ko yagenda akiza abarwayi za roho mbi, yarabakiza. Amaze kubakiza roho mbi, bundi iba yatwaye roho zacu, bagakira burundu, bakongera bakagendagenda, bakongera bakagira ubuzima. Abarwaye uburyo bunyuranye yarabakiza, bakongera bakabaho. Noneho si ukubakiza kuri roho gusa. Twumvise uno munsi mu ivanjiri abakiza igipfamatwi cyadedemangaga, ngo hari uburyo yakoresheje. Twumvise amaze kubukoresha areba hejuru, atakambira Imana se wari waramutumye, noneho cya gipfamatwi cyongera kugira ubuzima, arakira. Abantu baratangarira ibyo Nyagasani yari amaze gukora. Ni muri icyo gihe ibyo turi kuvuga nonaha ni by'icyo gihe, ariko nabwo si byo turi butahane twebwe ubwacu byonyine. Ntituri butahane ayo makuru gusa, ahubwo turagomba natwe kumenya, ese ibi biratubwira iki? Ese ibi biradufasha iki? Ko twe twaje gushengerera Imana ngo inatwigishe, turatahana iki? Nyagasani Yezu Kristo ari kumwe n'intumwa ze muri Isiraheli yakoze ibi tumaze kumva. Abarwayi arabakiza rwose, ariko byabaye iby'akarusho nyuma y'urupfu rwe, kuko icyo gihe kugira ngo ukire wagomba kuba uri muri Isiraheli, wagomba kuba wigereye aho ngaho kugira ngo ukire. Ariko Nyagasani Yezu amaze kubabara, agapfa, agahambwa, noneho akazuka, wa mukiro wari ugenewe abantu bari kumwe na Nyagasani ubwe nyine ku butaka aho ngaho nyine, wahawe buri muntu wese wamwemeye. Twe natwe no munsi tubarirwa muri abo ngabo bemeye Nyagasani, noneho umukiro we tuwugiraho amahirwe, kuko ibyo byose byabaye kubw'amaraso Nyagasani yamenye Karuvariyo. Twabonye umukiro, twagize amahirwe. Uno munsi dushobora gukira ku bw'ayo maraso, amaraso y'agaciro, amaraso afite imbaraga, amaraso adukiza twese. Uno munsi niyo nyigisho nyamukuru uno munsi tugomba gutahana. Twumve ko hari abo yakirije mu icyo gihe, ibipfamatwi byarakize, abiziwe na roho mbi barakira,
uno munsi wose byararangiye. Dushobora kwibaza ikibazo, n'uno munsi ntago byarangiye. Bishobora kuba bimwe bimwe byahinduye isura, ariko bigihari, ku bundi buryo bwose bigihari. Dukeneye Nyagasani. Niyo mpamvu twahagurutse aho dutuye hirya no hino kugira ngo tuze kureba Nyagasani udukiza, Nyagasani uduhumuriza, Nyagasani utwereka umurongo w'ibyo tugomba kunyuramo, Nyagasani utwereka aho tugomba kunyura kugira ngo n'ibindi byose tubigereho. Aradukiza kuri roho, ariko nanone mwumvise ko hari n'abo yakizaga ku mubiri. Iyo rero tumaze kwigishwa, Nyagasani amaze kutwigisha, hari ubundi bwenge twongera kugira, ubwenge budufasha noneho gushakisha ibitunga imibiri yacu, kugira ngo ubuzima bwacu nk'uko nawe yakiza abarwayi bakongera bakagira ubuzima, natwe aradufasha kugira ngo ibyo byongera gutunga umubiri wacu tubibone, kuko twamaze gukira kuri roho zacu. Kuko ukunda Imana ni wa muntu ugira n'amahirwe yo kumenya, akunda Imana by'ukuri, afite n'ukwemera guhagije, amenya n'uko ashakishiriza ibitunga umubiri we, kandi akamenya n'ukundi afasha abandi, nk'uko twabyumvise mu isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri ryabitubwiye, hari ukuntu agomba kwitwara imbere y'abandi. Mutagatifu Yakobo intumwa yabitubwiye. Iyo umuntu akunda Imana, byanze bikunze agomba gukunda na ba bandi baremwe mu ishusho ry'Imana, kandi akabakunda ku rugero, rwa rugero atavanguye. Twumvise ko haza ngo ntawe waba utandukaniye na ba bandi biyakirira abantu bakomeye gusa, ariko haza abaciye bugufi ntihagire uwo bitaho. Umukristo rero ntagomba kwitwara uko nguko. Wemeye kwigishwa na Nyagasani, ukibuka ibyo yagukoreye i Karuvari, yamena amaraso, ntabwo yayameneye agatsiko runaka, yayameneye buri wese. Aho umuntu wese ari uno munsi, ayo maraso agira amahirwe yo gukira, agira amahirwe yo gusaba icyo akeneye, kubera ayo maraso Kristo yamenye i Karuvari. Yo twese tugira amahirwe angana. Ari nayo mpamvu uyu Yakobo atubwira ngo kuvangura, ukiyakirira abakomeye, ukababwira ati mwebwe tambuka mwicare hano, ariko uriya we wegiyeyo nta wagutumiye. Nibyo bikunze kuba wenda mu birori byacu, ugasanga igihe kimwe byaduciyeho, twakiriye abantu bakomeye, ariko ba bandi baciye bugufi tukababwira babe bategerejeho gato, tugatambutsa ba bandi. Aho ngaho rero umukristo, ibyo ngibyo rwose nubona, numara kwigenzura ugasanga bikuriho, uzamenye ko utasobanukiwe n'agaciro k'ibyo Nyagasani yadukoreye twese atavanguye. Niba atavanguye rero, twe twamukurikiye tugomba kumwigiraho, ko n'umwigisha utwigisha buri munsi kugira ngo atwereke icyo tugomba gukora, kandi kidufasha mu buzima bwacu, mu byo dukora no mu ngendo zacu, mu bo duturanye, mu bo dukorana bose, tukabareba ku rugero rw'amaso ya Nyagasani, twibuka icyo yadukoreye natwe tukagikorera abavandimwe bacu. By'umwihariko nk'inama twanigira twebwe ubwacu, ahubwo twagomba kwita kuri bariya baciye bugufi, kuko bariya bakomeye bo ntacyo baba babuze. Abaciye bugufi bo hari icyo baba babuze. Nibo Nyagasani rero atugira inama yo kwitaho cyane, atugira inama yo kwitaho cyane, kugira ngo aho ngaho Nyagasani atibereye uno munsi, twe twamukurikiye tuhamubere, dufasha abo ngabo baciye bugufi, ahubwo tubaha agaciro, bitabujije ko n'abariya bakomeye nabo bagomba guhabwa agaciro bagenewe, kandi agaciro kabo nyene kuko baragakwiye. Ubwo rero nk'abaje gushengerera Imana kugira ngo itwigishe, ngaya amasomo y'uno munsi, ngiye inyigisho tugomba gutahana, kugukiza kwa Kristo, akakiza abarwaye bagakira rwose. Twe natwe twabonye umukiro igihe amaze kumena amaraso i Karuvariyo, twese tugira amahirwe tutiriwe tujya muri Isiraheli. Uno munsi niba wizera, uburwayi bwawe bushobora gukira,
kuko ufite ukwizera uramutakambira mu isakaramentu ry'ukarisitiya akagukiza. ari aho ngaho aho nyine uri aragufasha kugira ukwemera kuzuye. iyo ufite ukwemera kuzuye ntacyo ubura, kuko ni uvuga ati nimwemera icyo muzasaba mu izina ryanjye cyose nzakibaha. icyo tuzasaba mu izina rya Nyagasani azakiduha. kuri kino cyumweru rero dusabe Nyagasani adutoze kugira umutima, wa mutima wicuza kandi wihana, kuko ibyo byose tumaze kuvuga ntabwo mpamya neza ko twabikurikije uko bigomba. ntabwo mpamya neza ko tutitaye kuri ba bandi bakomeye gusa. ntabwo mpamya neza ko twamenye ko Kristo yamenye amaraso, none uno munsi tugira amahirwe twese ntawe uvanguye, ngo natwe duhite twumva ko tutagomba kuvangura mu bo tugomba gufasha no mu bo tugomba kwitaho. amaraso ya Yezu rero adutwikire twese kugira ngo tugire imbaraga zo kumva neza uko tugomba kubaho no kubanira abo tubana hirya no hino mu mirimo yacu no handi hose, kugira ngo kino cyumweru kitugirire akamaro kandi kidufashe twumve ko umukiro waje udusanga aho dutuye, waje udusanga aho tugendera n'aho dukorera. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bavandimwe, nimuhaguruke twamamaza ukwemera kwacu. ndemera kw'Imana rimwe,
bavandimwe twazinduwe no gutaramira Imana kugira ngo tuyiture ibyacu byose. None rero turangurura amajwi yacu tuyitakambire tuyisaba imbaraga zo guhindura isi ngo ibe nziza kurushaho. Adutoze twese gukurikiza ibyo Yesu yatwigishije, dawe twumve. Dusabire kiliziya zacu zo mu Rwanda, zikorera abakene, abayoboke n'abayobozi, zigengwa zidatinya, zivuga ukuri zishize amanga, dawe twumve. Dusabire umukuru w'igihugu cyacu n'abihatira kukigira u Rwanda rushya, imyaka irumbuke, amatungo yororoke, iby'abantu bigwire, abantu bagira amahoro n'amizero, dawe twumve. Dusabire abakristo batoterezwa ivanjiri, ababujijwe kwamamaza Kristo mu magambo, bamwamamarize mu myifatire no mu butwari bwabo, dawe twumve. Dusabire abajanureje na pacisti kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cya Yesu. Roho w'Imana abaye amatwi bakiri munsi, bazumva impundu bageze mu ijuru, dawe twumve.
mana yacu wowe waduhaye umwana wawe w'ikinege kugira ngo atubere umutabaza wo kutubera umucamanza twebwe abanyantege nke uduhe gutabarwa na Kristo mu byago no kuzavugirwa nawe mu rubanza rwawe wowe ubaho ugategeka iteka ryose.
kugira ngo igitambo cyanjye nacyo cyanyu kinyure Imana Data ushobora byose. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, soko y'ubuyoboke n'amahoro nyakuri, turakwinginze uduhe kubaha ubuhangange bwawe uko bikwiye tuguhereza aya maturo, kandi mudusangira Ukaristiya ntagatifu bidukuze mu bumwe n'umubano bizira ubuhemu, ku bwa Kristo Umwami wacu. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka, kuko wagiriye amaraso umwana wawe yamenye ku musaraba, ugakoresha n'ububasha bwa Roho Mutagatifu, maze abana bawe bari baratatanyijwe n'ubugome bw'icyaha, ukongera kubakoranyiriza hamwe no kubiyegereza ibyo wabishakiye kugira ngo babe imbaga yawe yunze ubumwe bushingiye kubw'ubutatu butagatifu, kandi ihora isingiza ubuhangange bwawe bwiranga ku buryo bwinshi, bityo bigaragaze ko bagize Kiliziya imwe rukumbi, ariyo mubiri wa Kristo n'ingoro ya Roho Mutagatifu. Nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika tukakwamamaza twizihiwe tuvuga tuti:
koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani, kandi ikiremwa cyose wahanze kigusingiriza ukuri, kuko ubeshaho byose ukabitagatifuza ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, no ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, kandi ntuhweme kwikoranyiriza umuryango kugira ngo ujye ugutura igitambo kitagira inenge, guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo. Niyo mpamvu duteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero Nyagasani Imana ishobora byose, turagutakambira tumwisunze. Aya maturo twazanye ngo akwegurirwe, ugire ubwuzu yatagatifurishe roho wawe, kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwana wawe, ari nawe wadutegetse kujya dukora iyi mihango mitagatifu. Ubwo nyine muri rya joro yatanzweho, yafashe umugati agushimira, awuvugiraho amagambo y'umugisha, arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze mujyeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza, barangije kurya afata inkongoro agushimira ayivugiraho amagambo y'umugisha, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka ibabara dukesha agakiza ry'uwo mwana wawe n'izuka rye ry'agatangaza n'izamuka rye mu ijuru, mu gihe kandi tugitegereje ko aza yuje ikuzo, tugushimiye tugutura iki gitambo kizima kandi gitagatifu. Turakwinginze uhugukire ituro rya Kiliziya yawe, maze uribonemo cya gitambo washatse ko giturirwa kukunezereza, nuko niduhemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe, bikadusenderezamo Roho we Mutagatifu, uduhe kuba umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. Ubwe naduhinduremo ituro rikunogera iteka, maze tuzashobore guhabwa umurage hamwe n'intore zawe, mbere na mbere hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, n'intumwa zawe ntagatifu, n'abagupfiriye wagororeye ikuzo, na Mutagatifu Adriani, Serge, Berina duhimbazo none, n'abandi batagatifu bose bakuduhagirwaho, tugahora twizihiye gufashwa nawo. Turakwinginze Nyagasani, iki gitambo twaturiye kukwitwaraho nikironkera isi yose amahoro n'umukiro. Kiliziya yawe kiri mu rugendo hano ku isi, ugira ibambe uyikomeze mu kwemera no mu rukundo, hamwe n'umugaragu wawe Papa wacu Francisco, n'umwepiskopi wacu Anthony Karidinali Kambanda, n'urugaga rwose rw'abepiskopi n'abatorewe umurimo wa Ratari bose, n'imbaga yabo wigaruriye bose. Gira impuhwe wumva amasengesho y'umuryango washatse ko ugushengerera, kandi dawe nyiribambe abana bawe bose batatanye ugira imbabazi ubahurize mu bumwe. Abavandimwe bacu bapfuye, by'umwihariko Scholastique Mukarugaba,
Chantal Kamanzi ngwino ndebe, Mariko Sindayigaya na roho zo muri Purgatori, kimwe n'abandi bose bavuye muri ubu bugingo bakunyuze, ugira impuhwe ubakire mu ngoma yawe, aho twizeye kuzatura tugasenderezwa ikuzo ryawe hamwe nabo iteka ryose, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, ari nawe nyine isi ikesha ibyiza byose uhora uyigabira. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabihererwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka, kandi ubwo akabitwigisha dutinyutse kuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose, ibihe turi mu bisakaze nk'amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'Umukiza wacu Yezu Kristo. Kuko ubwami Nyagasani Yezu Kristo, wewe wabwiye intumwa zawe uti: mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro, kandi uyibumbire mu bumwe, wowe uba ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, nimwifurizanye amahoro.
hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nyagasani Yezu, nizera ko uri muzima mu isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya. Ndagukunda kurusha byose kandi nyotewe no kukwakira muri njye. Nubwo ntashobora kuguhabwa mu isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya, ngwino uze mu mutima wanjye nguhabwe mu buryo bwa roho. Nkwakiriye nk'aho nguhawe muri Ukaristiya kandi ume guhorana nawe wese. Ntiwemere ko njya kure y'amaso yawe. Amina.
ishusho yawe undema ishusho yawe undema n'ishusho yawe ushyira hagati mu biremwa byawe ubigene bitegeke umvugo natekana natoneshwa ugira umutoni wawe maze muri imbere yawe nateta
uko impara irarikira amariba y'amazi ni ku mutima wanjye ukurangamiye mana yanjye, umutima wanjye ufite inyota y'Imana nzima. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, abayoboke bawe ubeshejeho ukabatungisha ijambo ryawe n'isakaramento ry'ibyiza by'ijuru, ubahe kunyurwa n'ingabire z'agatangaza dukesha umwana wawe udukunda, kugira ngo duhore twunze ubumwe nawe, we ubaho agategeka iteka ryose. Uyu munsi ni icyumweru cya 23 kisanzwe umwaka wa liturujia B. Abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. Uyu munsi turahimbaza ukuvuka kwa Bikira Mariya. Hari n'abatagatifu Adrien, Serge na Berina. Ejo kuwa mbere hari abatagatifu Petro Caraveri, Arani, Omeri na Gorigoni. Kuwa kabiri hari Nicola wa Tolentino, Oberti na Pulcheria. Kuwa gatatu hari abatagatifu Adelphi, Vinciana, Gabriel Peribwari na Theodora. Kuwa kane hari abatagatifu Stratoni, Tasiani na Silvini. Kuwa gatanu Yohani Chrysostome, Guido, Anne, Eulogi, Ridwari na Mauriri. Kuwa gatandatu tuzahimbaza ikuzwa ry'umusaraba na mutagatifu Materini. Ku cyumweru gitaha tuzahimbaza ububabare bwa Bikira Mariya n'abatagatifu Nikomedu na Gatarina wa Jeni. Abazagira umunsi w'abazina ba mutagatifu tubifurije kuzagira umunsi mwiza. Abarangwa: Keri nziza watirijwe muri Anglikani na Joseline Uwonkunda watijwe Sainte Famille. Jean Pierre Zirimwe abagabo watirijwe Rusumo na Jacqueline Nyirimana watirijwe muri Anglikani. Jacques Nahimana watirijwe muri ADPR na Elisa Ibane natwe watirijwe Karenge. Yves Munyaburanga watirijwe Kiruhura na Aneti Wantege watirijwe Zion Temple. Denis Zabaye watirijwe Musha na Valentine Mutesi watirijwe Cyahafi. Narcisse Girinshuti watirijwe Shyorongi na Rosine Umubyeyi watirijwe Saint Michel. Patrick Muhire watirijwe Regina Patrice Remera na Nadine Mukantwari watirijwe Ngoma. Moise Mateso Gatsinzi watirijwe Mibirizi na Asumuta Mukayitesi watirijwe Mushaka. Pierre Celestin Musonera na Aline Uwase bombi babatirijwe Sainte Famille. Jean Damascene Rurango watijwe Butare na Marie Merci Rago watijwe Kayenzi. Jean Dodier Gatsinzi watijwe Ririma na Nicolas Kiberinka watijwe Bujumbura. Victor Kasire watijwe Ruhuha na Jeannette Muhoza watijwe Rutongo. Christian Shingiro na Irene Iraguhashimo bombi babatijwe Kicukiro. Tubasabire, ariko niba hari iyindi mpamvu yatuma badasezerana yamenyeshwa ubuyobozi bwa paruwasi. Padiri mukuru afatanije n'abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya atumiye abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya mu nama izaba kuwa kane tariki 12 z'ukwezi kwa 9 2024. Inama izabera mu cyumba cy'inama cya paruwasi saa 12 z'umugoroba. Ku murongo w'ibyigwa harimo no gutora komite nyobozi y'abagabuzi b'ingoboka b'Ukaristiya. Padiri mukuru aramenyesha abigishwa bifuza kwigira amasakaramentu mu mwaka wa 2024-2025 ko bazatangira kuwa gatandatu tariki 14 z'ukwezi kwa 9 ku basanzwe biga kuwa gatandatu no ku cyumweru tariki 15 z'ukwezi kwa 9 ku basanzwe biga ku cyumweru. Icyitonderwa:
ku biga mu rurimi rw'igifaransa bazajya biga ku wa gatandatu saa 10 z'umugoroba, ku biga mu rurimi rw'icyongereza bazajya biga ku cyumweru nyuma ya misa ya kabiri. Ku batariyandikishije bazajya ku masite basanzwe bigiraho ku minsi yavuzwe. Padiri mukuru aramenyesha abakristu ko batisimu y'impinja izatangwa mu kwezi kwa 10 tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu misa ya saa 5. Ababyeyi babyifuza batangira kwiyandikisha mu bukarani bwa paruwasi bitwaje icyangombwa cy'umuryango remezo ku babyeyi b'umubiri no ku babyeyi ba batisimo kiri umukono wa padiri mukuru. Padiri mukuru aramenyesha abakristu ko ku wa gatandatu tariki 14 z'ukwezi kwa 9 hari misa y'isabukuru ya Radio Maria isaa 4 hano kuri paruwasi. Umuryango Mushumba Mwiza uramenyesha abantu bose kukomeje kwandika abana biga mu mashuri y'incuke no mu mashuri abanza. Kwandika kandi biracyakomeje mu ishuri ry'imyuga VTC Umushumba Mwiza mu mashami akurikira: ishami ry'ubutetsi n'amahoteli, ishami ryo gutunganya imisatsi n'isura, ishami ry'ubudozi, ishami ryo guhinga ibihumyo no gutunganya umusaruro. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu masaha y'akazi. Tubafitiye kandi ishuri ryigisha icyiciro cy'umugoroba amasomo y'ubutetsi n'amahoteli. Iki cyiciro kimara amezi 6 gusa. Bikorewe i Kigali ku wa 4 Nzeri. Umuhuzabikorwa w'umuryango Umushumba Mwiza Sere Pascasia Niragire. Tabor Travel Agency yabateguriye urugendo rwo kujya mu gusura igihugu cya Isiraheli. Urwo rugendo ruzatangira ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 2024 rurangira tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2024. Abifuza gukora urwo rugendo basabwa kuzishyura amadolari 2,800 kuri buri muntu. Icyo giciro kizishyura ibi bikurikira: itike y'indege kugenda no kugaruka mu Rwanda Kigali Tel Aviv Kigali, viza yo kwinjira muri Isiraheli, icumbi, kuryama no kuruhuka, amafunguro mu gitondo saa 6 na nimugoroba, imodoka ibatembereza ahantu hatagatifu Betelehemu, Nazareti, Kana, Yorodani, Yeriko, Yeruzalemu, imva ya Yezu n'ahandi. Kugendera mu bwato batembereza ku nyanja ya Galileya, gusura inyanja y'umunyu. Muri izo ngendo zose muzaba mufite abagide babigize umwuga babaherekeje bagenda babasobanurira. Tuzirikane ko muri urwo rugendo tuzahura na Yezu, tuzatura Yezu uburwayi bwacu n'ubw'abacu, tumuture ingorane dufite mu buzima bwacu, tunamusabe kudukomeza mu kwemera no kutwinjiza mu mateka yacu y'ubuzima bushya. Kwiyandikisha byaratangiye, bikorerwa kuri Centre Christus Remera, bizarangira tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10. Kubifuza ibindi bisobanuro birambuye babaze nimero mu bukarane bwa paruwasi. Mukomeze kugira icyumweru cyiza. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Dukomeze tugire icyumweru cyiza.
ufashe ku